n'uyu nguyu wabidukoreye neza cyane. Sister wadusejwe neza. Birakoze. Ariko nashaka ko tuzaganira ikindi gihe. Ndaje nkwe business card yanjye aho uzaza kundeba ntari. Nta kibazo. Uzatuye? Ndahaza ariko kugira ngo mubabereke muranza mu amafaranga. Angahe se kandi? Angahe? 200. Ndabona n'amasaha yakuze aje kugura umugati gusa ko ndasanga Karibu kiri ameze bitese. Tuguhe iki? ndashaka umugati wa 500. Ase ko nakoze muri karite. Ntabwo ngabe nk'umuntu ubundi ubahe. Mbana imbere yo gatoya. Cyane amafaranga dore ngo. Sana meze neza kabisa. Nuvuga ngo ikintu namaje kubyohereza akantu gato kaburagamo ariko ndakeka tuze gusora igitoya cyane ni gusoza leta guhita mubwira ukuntu baje kudusubiza mu nyina ndetse Koşak hadi. Yes, boss. Var. Nuvuga ngo kuva mu gitondo ushaka nukwira kurya nicyo waje gukora se? Akose boss ntago ari ukurya. Nawe ari wewe ubibonye wabirya. Mba maze igihe kinini nabibona. Usimeruka kubibona rya ko mu cyaro nta cyayi nta mugati wabibona ute? Usiba kunyaka amafaranga yo guhasha mu gitondo. Buri gitondo birabirya nawe boss ugomba kurenza agacyayi n'umugati. Wumva ngo ibyo nzajya mbyo minota ku ruhande nzakubaza neza fresh. Sene? Utese bo. Ariko niba turi kuvuga nawe naryo. Ndamutasa mu kinga. Akose boss ibi biki kwe. Bivuze ngo nawe sinzongera kuvuga ngo nsubiremo. Natega amatwi. Karasha. Suba bando kubwiye. Ndabona nzagusubiza mu cyaro niba musubizayo. Oya boss oya ibyo nibyo tunabyihorere tunabiveho rwose. Nyaga ni ngo. Oya. Uvuga ngo iki katumvikana uzanyuza ku mihanda ibyo binongeye kuri gusohoka kabiri ntabwo mpari cyangwa ntahari ukimbwira ko ntahari se bose ni ukubera icyo uhisha abantu bose akurusha ndagukoresha cyangwa urankoresha 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 niyo mpamvu ugomba gukurikiza ibyo nkubwiye si bo bayakuzaniye amafaranga bose niba yazaniye jya umureka niba yanzaniye ayasubize ceceka aho ngaho ibyo nabwo wabyumvishe ubundi nabyumvishe wambwiye ngo abantu bose njye mbabwire ko udahari ariko nyine sha sawa kambe nje hanze gato bafata gufasha ibyo nubwire ko ubyiteho nawe wakinjiramo hano mari boss oya ntabwo mvuze kwinjiramo umuntu uzajya umuntu mujya ko marusha nawe nabibwira urumva n'uguhita nicara mu mwanya wa boss narabivuze ngo nzaki senga gusubira mu cyaro nkasigiye imigati gute se ntabwo bishoboka ndi boss umbuza guhora ngo abantu batinjira mu gipangu ubundi hano harimo kandi boss ashobora kuba ari umujura nawe naramubonye mbere ke nijya no guteka nirire ndabona ibintu ntabiva Yes, boss. Sawa. Wangezemo afanga nuko habaye ikibazo cya mbutiyaje
gusa nanjye kuhagera gato ariko Boss, amakara yashize. oya naga ari amakara naga ari amakara yes ndaje oya impapuro 3 zonyine nizo zari zisinye ariko nimagira n'iminota mikeya nkazisinya nkahita nzohereza. Okay, sawa ko shaka tuva yo mubwiye kuza se bambwiye nguza n'ibyo babura shirasi wa muswa kuva ryari nkubuza kujya uvuga ibiyamwe nk'ibyo ngibyo bidafututse ndi kuri phone sha Ndi bubwirwa n'iki kuri telefone kandi amakara yashize. Awushe byumba ngubaje n'ibyo gusubira. Ese nuva muri pause ntago uri burya. Abaja wakabaye utegereza shanga va kuri phone nkamuntu uri kugura kumva neza. Uzuko ndimo mvugana na boss wawe rusha. Ndakumva. Utetonda gusubiza mu cyaro ruba. Uvuga ngo kujucunga amagambo. Ndagiye kandi nizere ko ibyo sagura bitunganyije. Baya amafaranga arakomeza zo kugenda kuri jana ari kuvuga. Turi kumwe? Sasha. Umeze gute se? Uriya ntafite sha. Nari mvuye mu kazi ndushye. Ananjemo gato nari gufata amakuru. Agushangiraho ngiraho tubirangiraho nawe nabafata amakuru tube tuganira mushanda nabo kumva ariko. Sanga gutegereje. Business. meze neza. Que mufitemo iki se? Dufitemo Mitsingi, Primus, Bazoka n'ibindi. Yes. Dana kapeti Mitsingi gashyushye. Yes. Nari. Sawa boss, turaje tuyakorera. Yes. Igendere nimukina ndaza kongera guhamagara nta kibazo. Ya. Ndakoze nawe. Jipanga kwambwa kaba hose aya masaha aribwo babaye muzika bizemye tego. Boss, ndabona amasaha yegereje ariko mu minota mike yabaraba bahageze ndumva dufite gahunda yuko mu kanya gato nka saa 10 n'igice gutyo gahunda zirube zitangiye neza gahunda turahita tubiso. Tama gahunda neza zikuni ibintu testera. Kandi paka ndabona munatenza akazi. Ushobora kundaburiza. Amakosa narayakoze ndabyemera boss ariko ndakusezeranya ko ibyo bitazigera byongera kuba kandi ndabikwijeje rwose.
sasha cyane ari mukumbuye nanjye meze neza cyane siko nari nzi kumbeshya ibintu ukazibyara ntabwo nakubeshya izina maze iminota 40 uvuyeyo navuga nti gace muhamagare tuwe dusangira amasha yes urafata gakisa ufata panache muhamagare umuseriveri mva icyo kurya cyo ndumva uterwa uvuga kuko nzi icyo ukunda. Okay, nawe urabizi icyo nkunda. Uragarutse nanone vuba mwongere peti. zose uri buzinywe ntukibishye marisha ntukibishye maritse neza Sheri, ushira gasenda se? Oya, ntabwo njya ndubasha. Ntabwo ujya ukunda urusenda? Niko aratatse ariko byarakona cyagihe Birumvikana. ntabwo ugize umbwira ngo byagenze biteye se Ese nawe kutigeze umbwira. uvuga ngo cyagiye nagezeyo amahoro ahubwo habuze ikibazo kimwe cyane cyo kuba ntanjye naza kwandikira ariko nigeze kwandikira kuri WhatsApp mbona wandese. Okay. Birashoboka ariko ntabwo nigeze nyine mbibona kuko ntabwo nigeze nsubira kuri WhatsApp. Kunibuze iki kusikana ga staff uze gasobanukira Akase n'utuntu dusanzwe nabirenze. ya gusa maze kintu utansura Maze iminsi muze nyine mba mfite utuntu twinshi mba ndi gukora. Niyo mpamvu. None se uzansura rya
tuzapanga nyine buriya tuzavugana ahubwo se buriya nzagusure ryari muri weekend numva afite akanya uzangereho nuko wakangahe kuwa gatandatu kuko cyumwe muri kwitegura kujya mu kazi kuwa gatandatu nibyo byiza sibyo okay nta kibazo yes sawa nari ndagutegereje sawa sawa